Sha none urantunguye pe. Meze bien. Sha urisanga rero. Meze tese. Murugo ni hano. Reka njyame kabisa mu nda ari kundya bro. Ntago nagakora kandi urabizi. Nawe aho ngaho urashaka gusiba akazi kubera ngo mu nda gusa. Thank you. Reka mfunge sho. Ari. Ngomba kukuha kanyenga eh? Oh. Thank you. Yeah. Hano ushaka waza twagenda mu kazi kuko ndabona atari byiza. Ngo reka mpamagare wa mubebe wo kuri pharmacy ndebe ko yanzanira utunini urabizi ko Sawa. Sawa. Uko munga sishima. Okay nari. Come on. Tujya mu cyumba. Nabonye meze nk'ufite amafaranga kandi yirwa ntesha umutwe yamamagara ngiye Sabira nagwa ngiye kumwereka uwo ndi. Ntakurye umurye. Ntabwo ndashaka kujya guhindura padi. Imi what? Nuko Cheers. Ahubwo dushibahe. Imihango? Byanyabyo? Yego. Sheri kumbeshya wambaye padi? Sumva nakubeshya koko. Jimmy? Yes man. Man, wabamutse batwaje mu kazi man ko kamasaha yagiye twatinze. Man kwa nyuma tugende man, wese nzi ibintu urimwo. Kandi man pakere urabizi. Reka tugende. Wabonye no kubona umunsi byagenze yuko bitari bimeze neza. Akundi ufite wasi ubundi akazi wagira ngo uragakora ukarangira uyu munsi. Ako man wagira twagiye dukora akazi kabandi neza kuko twagiye tugasaba. Aha. Kandi ndibuka uvuga ngo Karushisa. ngo tugende gushaka akazi ko ntiwavuga. Rega karushisa wa mugabo. Karushisa? Ako iri. Undi buriya. Umuntu agiye anaryama karuhuka ntacyo byatanga. Ko kazi kabandi. Uzi nimba ushaka kuryama. Kora amafaranga, shaka amafaranga, Uzi twebwe mushaka. Shaka amafaranga uzakore business zawe uzajya uryama. Ugibona boss adatinda kutwisha. Terimva mani nkubwire. Hari igitipe kimaze iminsi kinyihamagaza. Ariko ndashaka kugikura. Wabonye arimo neza cyangwa ni bya bindi byafo. Ibyo byo kuba arimo neza ntago bindembe. Cyambere nuko afite amafaranga. Hari igihe mana agaragara nk'ufite amafaranga ariko mu ikofi nta kigenda. Wowe nyine ugomba kumekinga sure yuko umuhungu nyine wamwemeje. Ukuntu namubonye. Nabonye meze nk'ufite amafaranga kandi yirwa ntesha umutwe yamamagara ngiye Sabira nagwa ngiye kumwereka uwo ndi. Ntakurye umurye. Turabona ntajya umurye. Umva rero byo niko kukubwira. Mu gihe ushaka kujya uryamira. Ujye uzashaka amafaranga wikorere man. Man, gira vuba man kandi agutegereje man. Kanzani baga man. Urimo man, urimo. Uriya mukiri bona adatinda kwisha. Agubona imvura yaramutse mwana reka nshyiramo agakota ariko nawe suriya we n'abanyirukansa shaka nsohoka mu rugo meze nk'uri guhunga sha ahubwo reka muhamagare tujyane kumusura ambaye Suriya we mpamagaye ikitonze n'indi asanga ari boss nayo ko atajya yiburira wapi oh my god kaka baby karahamagaye hello Shero umeze ute uri mu rugo se okay none se ko twashakaga kuza kugusura ko numva uri kuvuga ngo tu uri kumwe nande ntabwo waza kundi uri kumwe n'umuntu kamera cyumva tuzugo waza uri kumwe n'umuntu ntabwo nabyemera hari umukobwa turi kumwe to ntabwo ubishaka aya mubwira agende uze wenyine ibyo biraba byiza okay
sawa reka ndebe uko mbikora nari Ajuwe ntawe emba. Eri. Man. Numva ibintu byo ku kazi nabivamo. Sinabiko mbona uhindutse ubaye. Ntabwo meze neza wallahi. Rero ubaye. Kumva mu nda hanjya mu kuntu. None se Jimmy, ese ugiye gusiba akazi mane kubera izo mpamvu mane zo kubabara mu nda mane? Wibuke mane kari akazi kari ingenzi. none se ko yanze ko tujyana oya mane se urabona wowe usiba kujya bintu urabona byavamo mane nta kuntu se wamugira uburetse nta birenze sibyo reka ngende njyenyine ndaza kubwira ukuntu byagenze sibyo ngiye kugushyiriraho tike utege moto ndagusanga mu rugo ntari butwo mpamvu reka ngunyagushyire kuri telefone ariko nyine urabyumva nawe si ya namba yawe se yayo uri yanjye Mwana reka nijyame kabisa mu nda hari kundya bro ntabwo nagakora kandi urabizi kumva nameze neza kabisa Mwana ndarembye Nawe aho ngaho urashaka gusiba akazi kubera ngo mu nda gusa nta ushaka baza twagenda mu kazi kuko ndabona atari byiza ngo reka mpamagare wa mubebe wo kuri farumasi ndebe ko yanzanira utunini urabizi ko ntabwo wakuye ngo njye imbere y'umukire nkomeze muri nkora akazi niroza ngo afazari nasiba ubwo nimba utabishaka reka njye nigendere ariko mve uno munsi n'amahego ya nyuma wari ufite nusiba akazi nyine ubwo nyine urabyumva mwana agenda ntarebe Yeah, baby, karibu. Mezi. Sha, none urantunguye pe. Meze bien. Sha urisanga rero. Meze tese. Mu rugo ni hano. Thank you. Reka mfungeho sho. Ari. Ngomba kukuha akanyenga, eh? Oh. Thank you. Yeah. Chérie. Thank you. Karibu rero. Chérie. Yes. Hano ni wawe. Ni hano. Wahageze. Ni iwanyu ntabwo ari iwanjye gusa. Ni nawe ni iwawe. Abana heza chérie. Karibu. Ni ukuri. Oya ntabwo ari kuri pe. Ariko ahantu heza pe. Nawe wahaba ariko. Sure. Seve waha. Wiyumve ko ari nk'iwawe. Kandi birashoboka. Uramutse ubyemeye. Sure, mba nabyanga. Oh yeah, niyo mpamvu. Wiyumve nk'aho ari iwawe rero. So kugeza ubu ngubu. Uranywa agakise mu urebereye hariya. Amazi. Amazi? Gusa? Iya nta kibazo ndashaka amazi. Akantu wumva kandi wawe. Sheri no amazi arahagije nta kibazo. Kurumva nta kandi kantu washyiramo. Oya ameze neza icya mbere no kukubona wowe. Yego se. Nizere ko utari shy kuba wenda wasaba akantu ushaka kandi. Oya sheri urabizi nawe. Okay. Uzanire. Wumva uri mu rugo kandi utuje. Thank you. Ndatomboye pe wa mutipe mu bintu cyo kugukorera ko ndabona ufite amafaranga pe uri umukire ntabwo ugomba kukuvaho gutyo gusa
baby. Wisheri. Nagira ngo ryakwishe. Siko watinze. Sha, kabati kari kanze gufunguka. Ariko kira amazi. Kuyakura ku muhanda. Oya sheri. Kabati kari kangoye. Yego. Yeah. Sikane natangiye kugira irungu. Oya sha nukagira irungu mpari. Nibagiye no gusiga nkubwiye ko ngufite aga surprise aho. Cyanyabyo. Ndi? Wallahi. Okay. Yeah. Ngira. Ariko hagati aho rero. Hari akantu katari mbereye keza ubwo twavuganaga kuri phone. Agakise. Siko urutangiye kumbwira ngo twazanye ngo bla 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 ngo niki. Kandi nishimiye ko uje kundeba numva nguzanye wari uje wiherekeje ibintu byo kumara ikiburiye. Kuya bana ni mu friend wanje. Yego. Ntagomba kumuzana hano. Sari kibazo kuza akamenya sheri wanje atuye. Astovora agomba kuza ukahamenya. Tena ukazamuzana wenda nyuma hari icyo yeko bitwaye. Kuya nje numvaga nta kibazo sheri. Nizere ko kuba mwanze ko nanze kwaza ntacyo bikubangamiye. Okay. Basi sinakora iki. Wababaye? Oya nari bitona. Ntabwo byari kuba neza ari gutuma subira. Oya sheri nje ndumva nta kibazo cyakuba kirimo. Okay, ntacyo. Rero kugira ngo mubwire ko uyu munsi ubwo nije nawe. Nta kibazo sheri nayo ndahari to. Sure. Niyo mpamvu gana nahisemo neza Bingo. Byanyabyo kabisa. Sheri nayo ndagukunda pe serious. Wow, uranabivuze bien. Nukuri. Shaguruka ndebe kuko ibintu uvuze biri mu mubiri wawe wose. Subwo nayo ari cyo tavuze sheri. Sheri wambaye. Sha. No kuri pe. Nta nubwo nongera kwituma wicara hari. Nta kibazo. Ibintu ni bien. Sha uraremetse pe. Yego. Nukuri. Thank you. Nayo ndagukunda. Sha we. Nukuri. Yeah. Nukuri sha. Mamasha. Sheri. Sha umeze neza. Yego. Sawa. Shangi. Uri kumunga sishima. Okay nari. Come on. Tujya mu cyumba. Nta muntu tureba hano humura. Sheri. Buretse. Iki se kandi? Uskonga tesheje. Iki se baby? Sheri. Uskane nibagiwe ahubwo. Iki se kandi baby? Dushe yambaye. Shaka kujya muri dushe? Ndashaka kujya muri dushe. Okay. Nani nibagiwe ndi mu mihango ndashaka kujya guhindura padi. Imi what? Nuko serious. Ahubwo dushe bahe. Imihango? Byanyabyo? Yego. Sheri kumbeshya wambaye padi? Sumva nakubeshya koko. Sheri serious ntabwo nakubeshya. Shawe. Ahubwo mbwira. Okay, genda hariya muri koridoro umuryango wa mbere. Okay nari. Shit. Reka njyame kabisa mu nda hari kundya bro ntabwo nagakora kandi urabizi. Kuma nameze neza kabisa. Mani ndarembye. Nuri aho ngaho ngashaka gusiba akazi kubera ngo mu nda gusa. Nta ushaka waza twagenda mu kazi kuko ndabona atari byiza. Ngo reka mpamagare wa mubebe wo kuri pharmacy ndebe ko yanzanira utunini urabizi ko ntabwo yakuye ngo njye imbere y'umukire nkomeze muri nkora akazi niroza ngo afazari nasiba. Ubwo nimba utabishaka reka njye nigendere ariko mve uno munsi n'amahego ya nyuma wari ufite nusiba akazi nyine ubwo nyine urabyumva. Uginga ya iki akazi none ubwo imihango kwe se kajyagaye. Nzi ko ngiye kuyibagira none sakaginga aho gafatirana n'ubundi. Icyo akazi kanjye none ngo shit. Mihango